Amakuru ya Kiliziya reka tuyahere kuri iyi nkuru ikomeye cyane, aho igira iti adiveni dusanze ite Imana ikomeje kuzira iterambere. Guhera kuri iki cyumweru tariki ya 30 Ugushyingo 2025, abakristo gatolika baratangira igihe kidasanzwe cya adiveni gitegura guhimbaza Noheli. Igihe cya adiveni ni igihe cyo kwigorora n'Imana no kugarukira ukwemera kukaba ishingiro ry'imibereho n'imibanire ya muntu. Iyi adiveni se ya 2025 idusanze ite? Ukwemera Imana kwacu kugeze he? Igihe cya adiveni ni igihe cyo kwisuzuma no kureba niba imibereho yacu ibasha guhuza Imana n'ubuzima bwo ku isi ku buryo nta kibangamira ikindi ahubwo bikuzuzanya. Papa Francisco mu ibaruwa yise Lumen Fidei yagaragaje ko ikibazo cyo guhuza iterambere n'ukwemera gikomeje kubera benshi intandaro yo kubura ukwemera no guhigika Imana. Mu ibaruwa ye yise Lumen Fidei ku cyika cyayo cya 54 agira ati mu mateka y'ubukristu ariko cyane cyane muri ibi bihe turimo hagiye hagaragara ibibazo bigonganisha ukwemera n'ubuhanga n'ikoranabuhanga rigenda rirushaho gukataza. Koko rero umuntu yageze ku iterambere rikataje ryageze naho ritera bamwe kwibagirwa Imana no gukeka ko yaba itanabaho. Papa Francisco avuga ko iyi mibereho ifite umuzi mu mateka yo hambere, aho umuntu usonze iterambere ryabaye nk'aho rimugonganisha n'Imana. Ibi si ibya none uretse amateka tubwirwa mu ijambo ry'Imana. Amateka y'abahanga bagize ingaruka zikomeye mu mibereho ya sosiyete ya none atubwira byinshi kuri iki kibazo. Kuva mu kinyejana cya 16 habayeho impinduka zikomeye mu mibereho y'abantu no mu mibanire y'abantu n'Imana. Icyo gihe ni naho hatangiye inkubiri yagejeje ku buhakanamana bugenda buganza imitima ya benshi muri iki gihe. Bihereye ku makimbirane hagati y'iby'ubumenyi bw'iyobokamana n'ubuvumbuzi mu by'ubuhanga n'ikoranabuhanga. Icyo gihe nibwo inkubiri yo gushaka kwigenga no kwirwariza yari igamije guhigika Imana no kuyaka ijambo mu mibereho y'abantu n'iy'isi yafashe indi ntera. Umuhanga kabuhariwe mu bugenge Isaac Newton nawe yaje gushyiraho ubugenge bwe maze asobanura ubwigenge bw'isi ati isi ni nk'igisaha gifite uko kibayeho cyigengaho. Ntibyahagarariye aho kuko mu binyejana bitandukanye abantu bakomeje urugamba rwo guhigika Imana kugera ubwo rwose batangira kwemeza ko yaba itanabaho. Ku itariki ya 5 z'ukwa 9 mu 1961 abajijwe n'abanyamakuru ba New York Times niba ibyogajuru byaba byarabonye aho ijuru riba, Nikita wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete muri icyo gihe yaragize ati byerekeye ijuru abapapa bahora babivuga, gusa twashatse kwirebera ukuri kwabyo. Twohereje ibyogajuru mu kirere ngo turebe, ariko yaba Gagarine yaba na Titov batubwiye ko ntacyo bigeze babona, ngo nta kintu kiberayo rwose. Nyuma yo guhirika Imana ku buyobozi bw'ikirere, ni ukuvuga natire physique, uwitwa Charles mu 1809 kugeza mu 1882 mu cyo yise naturalisme, nawe yaje ahakana rwose ko isi yaba yararemwe n'Imana, aho yagiraga ati ibyo tubona
byose byarizanye, bimwe bigenda bivuka ku bindi kugera ubu. Ntibyarangiriye aho. Bamaze guhigika Imana mu mibereho y'isi igaragara, natire fizike bakurikijeho no guhigika uruhare yaba igira mu bumenyi n'ubwigenge bwa muntu. Umuhanga w'Umufaransa witwa René mu 1596 kugeza mu 1650, mu mpakanizi ye yagiraga ati: mu makanizi ye yemeza ko ikimugize umuntu ari uko yitekerereza, ashimangira icyo bise umuntu aritekerereza. Aha kimwe n'abandi bamwunganiye bemeza ko umuntu ari we wemeza ikintu ko ari cyiza cyangwa ari kibi, kandi bikaba byo, bityo umuntu akaba adakeneye na busa iby'amategeko n'amabwiriza y'Imana. Ibi umuhanga w'Umwongereza witwa Thomas Henry abishimangira agira ati: nifuza rwose ko abantu bo mu bihe bizaza bakwiyaka ibitekerezo by'agakingisho bidafite n'aho bishingiye ngo ku by'ukuri kw'Imana na za kirazira. Kuva ubwo bemeza ko iby'iyobokamana nta shingiro bifite kandi ko ari ukwibeshya rwose. Iyi nkubiri niyahereye aho, bamaze kwamurura Imana mu buzima bw'isi igaragaza, natire fizike no mu mitekerereze n'ubwigenge bw'umuntu bakomeje kuyototera kugera n'aho bemeza rwose ko itabaho, ahubwo ko umuntu ari icyigenge ku isi. Frederick atangaza ku mugaragaro ko Imana yapfuye, ko ubu ari igihe cy'umuntu udasanzwe ugizwe n'ikoranabuhanga. Ibi yanabihurije n'uwitwa Ludwig mu 1804 wemezaga ko umuntu ari we Mana. Uku kurwanya Imana no gukuza umuntu ntabwo byagaragariye aha, ahubwo byanakurikiwe no kurwanya inkundura y'imyitwarire myiza, imigenzo myiza y'ubupfura na nyobokamana, maze bamwe mu b'intyoza muri ibi bitekerezo bemeza ko umuntu agizwe n'umubiri gusa, akaba ari wo agomba kwitaho. Umudage witwa Karl Marx mu 1818 agira ati: umuntu nta kindi kimugize uretse umubiri, kandi nta n'ikindi amaze ku isi atari ugukora no guhaza irari ry'umubiri we, nko kurya, kunywa no gukora imibonano mpuzabitsina. Iyi nkubiri yo kurwanya Imana n'imyitwarire n'imigenzo ya gipfura na nyobokamana ni nayo yaje gutera ingaruka zitari nke zo kwimura ukuri, urukundo, kwemera na kirazira zari ishingiro ry'imibereho y'abantu muri sosiyete. Ibi akaba ari nabyo byagejeje ku myitwarire y'iki gihe yima agaciro ukuri n'imigenzo myiza no kwiyubaha, ahubwo igaha agaciro ifaranga ry'inyungu zifatika, igaha kandi agaciro kubaho uko bishobotse no kubaho uko abantu babyifuza. Na n'ubu abantu baracyagigana n'ibitekerezo n'imibereho irangwa no gushaka gusimbuza Imana ibindi byifuzo no guha agaciro ifaranga rigasumbya ibyubahiro umuntu, rigasumbya kandi Imana ndetse n'amategeko yayo. Mu mpande nyinshi abantu bakora nk'aho Imana itakibaho, birengagiza umugambi wayo w'urukundo. Ubu kubera abantu bahihibikana na byinshi mu nkubiri y'urukundo no gushaka umugati, Imana igenda ibura umwanya
mu isi yiremeye iyikuye mu busa. Koko rero umuntu iyo yitandukanyije n'Imana n'urukundo rwayo, ahinduka inyamaswa mu mibereho ye bwite no mu mibanire y'abandi. Byaba rero ari ukwibeshya gukeka ko wabaho neza ku isi wirengagije urukundo, ukirengagiza Imana n'amategeko yayo. Igihe cya Advent ni igihe cyiza cyo kwivugurura, tukiyunga n'Imana n'abavandimwe kugira ngo iteka Imana isengezwe mu ijuru no munsi abantu ikunda bahorane amahoro n'iterambere rirambye.